ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Uyu munsi turakomezanya mu birebana n'insigamigani zitandukanye, harimo igira iti bizamukoza ibara. Ibara ni iriki? Hakabamo n'indi igira iti yaraye rwantambi. Kurara rwantambi ni ukurara gute, cyangwa se ni ukugira gute, ni ukumera gute se? Nta handi wabimenyera uretse kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Reka rero ngwikaze ari nako nkubwira nti turanzitse. Uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaye. Twanzikire kuri insigamigani igira iti bizamukoza ibara. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wisengeneza mu bishobora kumubyarira akangaru zihinduye imirishyo, nibwo bavuga ngo bizamukoza ibara. Wakomotse ku nka zitwaga ikunge n'inyenyeri, Semugaza yari yaranyaze ibunyabungo ahagana mu mwaka w'1800. Yuhi Gahindiro yari afite umutoni we wakadasohoka witwaga Rugaju rwa Mutimbo. Yamutonesheje se wabo Semugaza mwene Ndabarasa, amaze kunesha bakuru be n'abarumuna be bitwaga Ibigina, bashakaga kurwanira ingoma. Ajya kubanesha barwaniye Rubona rwa Gihara aha n'Irunda, aho zari muri Gitarama ubundi mu karere ka Kamonyi. Baharwanira iminsi igeze kuri 4. Iz'ibwami na Semugaza n'ingabo ze Urukatsa zirabatsinsura zibageza ku Rugogwe rwa Kinyambi ahitwa mu Nkoto yimiraga ubushita bwishe Mibambwe Sentabyo. Ubwo Urukatsa ingabo za Semugaza zongera kubakubita inshuro ndende zibageza ku Kivumu cya Mpushi na Nyerenga aho zari Nyamabuye Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga. Ho rero baharwaniye amezi 6 yose. Hanyuma Urukatsa rubambura ingoma babungeranaga bayivuza ngo rubanda nimuvuna umwami. Nuko rubanda rugufi rumaze kumenya ko Gahindiro ari we mwami, rubavaho basigarwaho n'abakomeye. Ibigina bimaze kubura iyo ngoma bikajya bivuza induru bigira biti rubanda nimuvuna umwami. Bamaze kuneshwa niho hadutse umugani uzwi na rubanda rwose ngo induru ntirwana n'ingoma. Induru ntirwana n'ingoma. Ubwo Semugaza n'ingabo ze Urukatsa bagumya guhashya Ibigina, babigeze Mwendo wa Kiryango mu Kabagari, naho nahahoze ari Gitarama. Bamaze kuhabageza rubanda bose babavaho, basigara bonyine batagira kivuna. Semugaza n'ingabo ze barahabatsinda. Niwo mugani ukivugwa kugeza ubu ngo yariguranuye nk'izi Mwendo. Ubwo Semugaza atabarukana n'ingabo ze rubanda babogeza, kuko yarwaniye umwana we umuhungu wabo Gahindiro, bakuru be bashaka kumwiba ingoma. Semugaza amaze kunesha Ibigina birengaho Rugaju amurusha ubuhake kuri Gahindiro na nyina Nyiratunga. Nibwo Semugaza acitse ajya Indorwa n'ingabo ze Urukatsa. Mu icika rye ibwami baramukurikiranye arabanesha, yiturira Indorwa. Agezeyo yanga kuyoboka Gahaya umwami w'Indorwa. Gahaya ashatse kurwana nawe arabitinya. Semugaza yiha igice cy'Indorwa, ntiyayoboka Gahaya, ntiyayoboka na Gahindiro. Nibwo we n'ingabo ze rubanda babise abahebera bamanutse Gihara bahebye amagara. Abahebera bamanutse Gihara bahebye amagara. Haciyeho iminsi Gahindiro ateza ubunyabungo, umugaba abo witwa Cyimana. Bagezeyo ingabo zirahashirira n'umugaba Cyimana, Imana bereje igumayo. Ubwo Abanyarwanda baguye ku musozi witwa Rujyo ahitwa Ibukavu, ubu ngubu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Niho havuye indahiro y'abakurambere ngo ndakaba Rujyo. Cyimana amaze gupfa, inkuru igera kuri Semugaza ko Cyimana n'Imana n'ingabo ze baheze Bunyabungo. Iyo nkuru Semugaza ayibwirwa n'umugabo w'umugesera w'Inyarusange rwa Remera ya Rukoma, naho nahahoze ari Gitarama, watundaga impu azijyana Indorwa. Nuko Semugaza n'ingabo ze Urukatsa bamaze kumva iyo nkuru mbi, bahaguruka Indorwa baboneza y'Ibunyabungo bajyanywe no guhora. Bageze ku Muvumba abatasi b'ibwami barabimenye, baza kuvuga ko Semugaza abateye. Inkuru imaze kugera ibwami baramenengana, bamwe bajya mu bico batinya Semugaza kuko mu icika rye yabanesheje akabagerana Indorwa. Ubwo Semugaza araza ataha Karama ka Gihinga, acumbika kwa murumuna we Kazenga yari yarapfuye, ariko asura abana be Sentimbo na Rwamukinduzi. Ubwo ibwami bamenya ko atabaye Bunyabungo, bamutumaho ko databarayo batarabona Imana.
Semugaza atuma ibwami ati ntimugombe gushaka imana yo mwereje iracyahari ndetse n'umugaba aracyariho. Ubwo Semugaza yavugaga Kimana wari umugaba n'ingabo ze n'Imana bajyanye, araboneza atera ubunyabungo arabunesha, ahanyaga inka z'ibara zasaga n'ubugondo. Bwari ubwa mbere abanyarwanda babona inka z'ibara. Amaze kuzinyaga azohereza ibwami aciye Rubengera, arakomeza agandura inkiga zari zaraganze, ahatanga abatware yisubirira Indorwa. Ibwami bamaze kubona inka Semugaza aboherereje, bamutumaho ngo ntusubire mu mahanga n'ubundi waciwe n'ubusa. Semugaza arabangira ati sinagaruka mu mazimwe yanyu na Rugaju. Mwaketse ko nshaka kurwanira ingoma n'umwana wanjye ntarayirwaniye na murumuna wanjye. Nuko rubanda rumaze kubona izo nka z'ibara kandi aribwo bwa mbere, bati murabona Rugaju wateranije Semugaza n'umwana we, none akaba yohereje ziriya nka z'ibara zitagira uko zisa, batamaherezo ririya bara rizamuhama. Kuko Gahindiro amaze gutanga, rubanda bavuga ko yarozwe na Rugaju, Rwogera yimye aramutanga. Rubanda bahera ko bamamaza inkuru bati za nka z'ibara Semugaza yanyagaga i Bunyabungo nizo zihindutse Rugaju. Izo nka nizo Gahindiro yagabiye abana be Nkoronko na Nkusi. Umugani rero wamamara utyo mu Rwanda, babona umuntu ukora ibidakwiye bati bizamukoza ibara. Byaturutse ku ikunge n'inyenyeri Semugaza yanyeze Bunyabungo, rubanda rukavuga ko arizo zakunguriye Rugaju kuko ari we watumye Semugaza acika mu Rwanda, bati zamukojeje ibara rya muhamyi. Ubwo babigereranije n'ibara ry'inkoko ribaye ribi ku wayihaye imbuto, yagira icyaba bati ibara ryamukoze. Ngiyo imvano y'insigamigani biramukoza ibara. Dukomereze kandi tunahinire none kuri iyi nkomoko y'imvugo yaraye Rwantambi. Yaraye Rwantambi cyangwa yaraye Rwantambi cyangwa arasa n'uwaraye Rwantambi ni umugani baca iyo babonye umuntu umerewe nabi afite inzara n'inyota byinshi, nibwo bavuga bati ntakarasa n'uwaraye Rwantambi. Wakomotse kuri Sekanyange ka Nyakayanza mu Mvejuru ho muri Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo, ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahahinga umwaka w'1700. Iryo zina Rwantambi ni iry'umugezi wo mu Burundi wabaga hafi y'urugerero rw'Abarundi rwari ruteganye n'urw'Abanyarwanda i Gaharanyonga, ariyo Nyaruteja ya Butare. Gaharanyonga iyo niyo bacyuriraga abana bakurwa ku mata imburagihe, bakabakwena bagira ngo mbese uraka amata nk'uvuye Gaharanyonga kuzihakirwa. Umugani rero wadutse ku ngoma ya Cyilima Rujugira, ubwo Abarundi bari bateye inkiko z'u Rwanda mu gitero bise icy'inzora. Bari basezeranye gutera u Rwanda barebye inzora y'ukwezi, bavuga ko ukwezi kwazoye yo kugaragara neza mu ijoro ukakubona kose. Bati umurundi wese uzabona ukwezi kuzoye azatera u Rwanda. Ubwo hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira. Nuko Abarundi bahuza umugambi, mbese banoza inama, ukwezi kuzoye batera inkiko zose zihereranye n'u Burundi. Batera iy'Indirira mu Buyenzi, batera iya Mututu mu Mayaga, batera iya Nyaruhengeri n'iy'Abashumba, maze Abarundi baneshwa impande zose z'inkiko bateye. Gusa ingabo z'u Rwanda zibabera ibamba. Nibwo rero umugaba w'ingabo z'u Burundi witwaga Makungu, umunyarwanda witwa Rugimba namutsinze kuri Nyakizu mu Bashumba. Ubwo Makungu yari yarasezeranye ko namara gutsinda u Rwanda azatabaruka yirabye ingwa ya Nyakizu, ikigugu cy'ingwa yera kugeza n'ubu. Urugerero rw'Inyaruteja rero runesha Abarundi, Abanyarwanda barabirukana babacisha ku rugerero rwabo, babarenza urugabano rw'ibihugu byombi. Babonye babacishije ku rugerero rwabo barahimbarwa, bakomeza kubirukana, abarambiwe bakisubirira inyuma bagaruka i Rwanda. Ubwo Abarundi birukanwaga n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda witwaga Imvejuru. Bakomeje kubirukana, bigeze aho Abarundi barabahindukirana kuko hari hasigaye Imvejuru mbarwa, kuko nanone bamwe bagiye barambirwa bakisubirira inyuma. Abarundi barongera bambikana n'Imvejuru barazitatanya, bamwe barabica, abasigaye bihisha mu bihuru, abandi barambuka baza mu Rwanda. Bageze mu Rwanda, abasigaye bakababaza bati nakarihe, bati yarapfuye. Ubwo hariho umukecuru mu Mvejuru witwaga Nyakazana wari ufite
umuhungu w'intwari witwaga Sekayange araza abaza abatabarutse ati ngogo ari he? Ikivugo cya Sekayange. Batubanza yarapfuye. Ati yagiye afite iki? Bati yari afite umuheto yiruka agana ishyamba. Nyakazana ati nzamuheba ari uko rihiye. Ubwo yavugaga ko ubwo yacikanye umuheto aganiye ishyamba nta murundi wamuhangara awufite, nicyo rero yavugiye ati nzamuheba ari uko rihiye cyangwa se ari uko ishyamba ryakongotse rigatokombera. Nuko bibaho, haciye iminsi Sekayange arabunguka, Nyakazana amukubise amaso amusangana inzara ndende, ibyishimo biramurenga, ati nimuze murebe uko ingogo asigaye angana. Ati mbese mwana wanjye abaraye Rwantambi nuko musa? Abari aho baraseka bumva ubudabagizi bw'uwo mukecuru. Nibwo ijambo rivuye mu rwenya rw'abahungu, babona umuntu ushonje inzara ndende bati yaraye Rwantambi, cyangwa bakavuga bati uno muntu arasa n'uwaraye Rwantambi. Ngayo nguko naha mpiniye, reka tuzasubira ubutaha mu bindi byiza, mu bundi buryohe bw'imyandiko, aho mwumvira icyanga cy'amagambo aba yigize. Mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro GTS uburyohe bw'imyandiko. Nimukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi biyumvire nyine icyo cyanga kandi banabigeze no ku bandi ntibacikanwe. Nawe ubutaha, ciao ciao.